tuzi neza ko buri wese arimo aravuga ko idolari riri kugwa, iby'idolari birangiye, idolari rigiye nk'amahembe ya kakanyamaswa ko mu rugo cyangwa mu gasozi. Ariko se ni ukubera iki umuntu wese avuga ngo idolari rigiye kugwa? Ni ibiki biri kuba? Hari ibintu byinshi abantu bari kuvuga ku ihirima ry'idolari, ariko hari ikintu cy'ingenzi abantu batari kuvuga. Ihirima ry'idolari rigiye kwerekana Abisiraheli abaribo, kuko Imana iri kubwira Amerika, reka ubwoko bwanjye bugende bunyambaze. Abantu benshi batabizi rero, ntabwo bazi ko bari abirabura bari muri Amerika ari bo bwoko bwa Isiraheli nyabwo. Ibi byose bikaba biri kuba nyuma y'imyaka 400 y'ubuhanuzi yahanuwe ko bari kuzajya muri icyo gihugu. Imyaka 400 yashira bakabona gutaha. Bageze hariya muri 619, imyaka 400 yuzuye 2019, ariko isaza biriya bintu byose mu bya coronavirus yo kugira ngo badataha. Ayo mpamvu bagiye bakingira abantu bose hirya no hino kugira ngo bababuze kuva hariya. Ibyo rero bigiye kwerekana ubwoko bwa Isiraheli nyabwo, kuko idolari ndirwa. Kuko nabivuze, Imana ikuvuga ngo reka ubwoko bwanjye bugende bunyambaze. Idolari nirimara kugwa, ibizaba ni ibiki? Idolari nirimara kugwa, bariya birabura bari muri Amerika hariya nibwo bazafungura amaso bakabona ko kiriya atari igihugu cyabo, bagashaka kuvamo ngo bagende. Kuko utabonye umugati wari umenyereye kubona kari akavungukira gatoya, nibwo bazakanguka bafungura amaso babone ko kiriya atari igihugu cyabo. Noneho bazahita baza mu mwuka umwe wo gushaka gusohoka muri kiriya gihugu, kuko Imana niyo izabikoze. Kubw'ibyo rero, aya mahanga yose tuzi ko akoresha uburiganye, bazashaka gukoresha cya kimenyetso cy'inyamaswa kugira ngo basigasire iryo faranga ryabo rigumane agaciro, ariko ntibizashoboka kuko ibyanditse bigomba gusohoza. Hahita mubwira nti rero, ikibyemeza ni iki rero? Ubushinwa, Abashinwa, Imana urigikoresha ubundi bwoko, yaba ubikunda yaba utayikunda. Tuzi ko Abashinwa ntabwo bakunda Imana, kuko bafite imana zabo basenga, ntabwo bakurikira Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo. Bivuze ngo rero, Imana y'abagize benshi ibizi ko igihe nk'iki ariko bazaza bagakora ubukungu nabwo buzahangana n'icyo gihugu kizaba gitegeka icyo gihe gifite ubwoko bw'Imana. Nibyo biri kuba rero. Abashinwa bari kwishyira hamwe n'abiriya bihugu bindi kugira ngo bagushe idolari, kuko barambiwe mpatsi ibihugu. Ariko nyine bakaba bishyira no mu myanya bazi ko aribo bagiye kuba imbaraga zikomeye z'isi. Ariko ubuhanuzi butubwira ko nta wundi nyuma y'ubu butegetsi bwa za Amerika uzongera gufata bugwate abaturage b'Imana, ubwoko bw'Imana. Nta nundi n'umwe. Ni ukuvuga ngo rero, ubukungu bugiye kujya aho Isiraheli izajya. Isiraheli igiye kujya he? Ko tubona ko igiye kuva mu maboko y'abayikorera ubucakara imyaka n'imyaka 400 yose. Isiraheli igiye kwerekeza. Ndumva kudahazi, ariko Isiraheli igiye gusubira iwabo mu rugo. Isiraheli igiye gusubira iwabo mu rugo. Nibwo abantu bose bajya gukanguka bakavuga bati abantu no bari Isiraheli. Bigiye gutangaza abantu benshi cyane, kuko ikibazo wakwibaza wavuga uti, niba Imana ivuga iti nuha umugisha Isiraheli nzaguha umugisha, nuvuma Isiraheli nzakuvuma. Ni ukuvuga ngo Amerika iyi myaka yose yahaye umugisha Isiraheli itari nyayo. Bari abazungu bagiye hariya bita mu Isiraheli, none ivuma abirabura ubwoko bw'Imana yari ifite muri bo mu gihugu. Bivuze ngo ya myaka 400 rero irashize. Ni ukuvuga ngo iby'Imana yavuze ko nuha umugisha Isiraheli nzaguha umugisha, nuvuma Isiraheli nzakuvuma, nibyo biri kuba. Bariya birabura bari hariya bagiye kuvayo agasuzuguro n'umwirato w'abantu, yaba abazungu yaba abaki bose bari hariya basuzuguro barabirabura. Nibwo bagiye kureba ko Imana ikorera ku gihe cyayo, kandi Imana ihishura ibihishe. Bimeze gute rero? Ni ukuvuga ngo idolari nirimara kugwa, bari abantu bakireba bakisuzuma, bagashaka bajya gushaka umugati. Bose wa mwuka umuzabaza w'Imana uzahita ubajyana hehe? Aho bakomotse, ariho Isiraheli ya nyayo. Ni nabwo tuzamenya aho Isiraheli ya nyayo yamye. Kuko ukubizi Isiraheli ntabwo yanganaga gutya. Isiraheli yanganaga n'umusozi yanganaga gutya,
niyo mpamvu nibataha rero basubiyeho bari bavuye muri Amerika, kuko Amerika ikitegereje Imana izayikorera biranditse. Nibamara kuvayo basubiye aho bavuye, nibwo tuzamenya neza aho Israel ya nyayo yamiri, kuko Imana izabasubiza muri icyo gihugu cy'isezerano yabasezeranyije. Turavuga tuti rero abenshi biyemera cyangwa se abasuzugura cyangwa se abavuma Israel, ubwoko bwa Israel abirabura bari muri Amerika, nibwo bose bazaza hamwe bakarira baboroga bavuga bati Yeremiya 15:19 ni koko twarazwe ibinyoma, turagwa ibinyoma n'abakurambere bacu, none dore ukuri kuragaragaye. Niyo mpamvu rero abantu bose bari kuvuga ngo idolari rigiye kugwa, ariko ntibavuge impamvu nta yindi, nuko ari igihe cy'imyaka bw'abahanuzi bw'imyaka 400 bwageze. Imana iri kwerekana ubwoko bwayo nyabwo, iri kuvuga iti muri kuvuga ko bwagiye butahe mugende mu nsenge mu mwuka no mu kuri, ari bwo tugiye kubona Israel ya nyayo, ubundi isi yose igatangara. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.